ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ari kwikibabaje umuremyi wacu. Bavandimwe muduteze amatwi abaturikize twongeye kubasuhuza ngo Uwiteka abahire. twabara muso mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu mumenyereye ni ya shaha ya program yita tumanyirire. Tukaba turi abagorozi bemera ivugurura. Turi abagorozi kugarura busiya no bugorozi. Ni mwene so ntakiruta Imana. Nanye gadi hategeka. Insanganyamatsiko y'uyu mwanya icyo kwega kituri kuza kwegaho umuryigishaha tugiye kurebera hamwe uko umukristo abana n'abandi. Nza kureberaho nza kwega icyo kwega cyo kugira ngo uko umukristo yari kuturana batahibe. Umukristo abana te n'abandi. Umukristo naturata n'abatahibe. Ubukristo ntabwo ari ubushirira mu magambo gusa. Ubukristo utaburi kuherera mu bigambo byonka kandi si icyuka cyangwa si iby'umwuka gusa bidakora kubifatika ningashe byo mwoyo bitari kurebekera umubiri kwatika. Ahubwo iyo uri umukristo nyakuri ko ryo mukristo w'amazima ubukristo bwawe bumenywa n'abandi. Ubukristo bwawe ni bumanywa n'abandi. Niyo mpamvu muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 niyo shongo muri Matayo eshuri 5 umushorongo gw'ikuminisha handitswe aya magambo meza avuga ngo ahandikire ibigambo birungiye biri kugira biti muri umunyu w'isi imwe muri yo munyo gwensi mbese umunyu nuko yo kuzaryoshwa n'iki umunyu gwaho mesha ni gwisha kunuzi bwaki kimaze ni gwa gutakine mu bunuzi keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira kureka kunagwa hansi abantu bakaguri bati muri umucyo w'isi muri yo mushana gwensi umudugudu watswe ku mpinga y'umusozi tawuni eyombekirwa harushozi ubasha kwihisha reka basa okweshereka. Imana yashimye ko ruhanga akasimangu ubwo itakiri mu isi mu mpagarike ngo tuyibone uburuhanga atari yo munsi umukemero ngo tumurebe mu isi haba abana bayo umunsi ngo yatama abantu abana beye imico yayo engesho za rubwa ruhanga abisi bayibone binyuriye mu bana bayo abensi bije kugetegereza okurabira mu bana ba ruhanga. Niyo nshingano y'abakristo nicyo twahirwe twe nk'abakristayo. Ngaho mu nkundire turebe umukristo mwene mu nkundire turebe umukristayo ahantu hatandukanye ahantu ahine ntaniso. Umukristo amerate iyo ari mu rugo umukristayo naye kwa tata yari yo mukamba mu gitabo cy'ingoma mu kitabo ecyo cyo businge ya 2 igice cya 24 ecyo businge cya 2 eshura ya 2 turahafatira urugero rw'umuntu w'Imana witwaga Yehoyada. Nituza kureba cyo kureberaho kirungi cyo mwantu wa ruhanga wayo witwa Yehoyada yari umutambyi akaba ari munyamurwa. Ubwo twamugereranya n'umukristo wa none ubwo nitumushwanisa n'umukristayo w'irizoba kuko mu rwa mbere rwa Petero abo ko mu baraho yo kubanza ya Petero igice cya 2 umurongo wa 9 eshure ya 2 umushorongo gwa mwenda haranditswe ngo ahandikire hati ariko mwebweho iyo konkimwe muri ubwoko bwatoranijwe muri yo Ruganda orutorinwe abatambyi b'ubwami abanyamurwa bo bukama ishyanga ryera ihanga riri kwera n'abandi Imana yaronse aburuhanga yatorine kugira ngo mwamamaze ishimwe ryabahamagaye kugira ngo boreke kitinisa cyo wabesire ikabakora mu mwijima akabiho mu mwirimo gwensi ikabageza mu mucyo wayo akabayisya umushano guri kutangaza. Twebwe turi ubwoko bwatoranijwe itwe turi yo Ruganda orutorinwe abatambyi b'ubwami abanyamurwa bo kama ngo nabandi Imana yatoranije n'abantu aburuhanga yatorine ngo abari bo bamamaza ishimwe rye yabahamagaye kugira ngo baburire ogongo boreke mico yo go wabesire. Uyu mutambyi rero Yehoyada ogo munyamurwa Yehoyada Bibiliya imuvuga haya magambo ngo Bibiliya ne mugamba heti umurongo wa 15 no 16 umushorongo gw'15 hamwe no gw'16 ariko Yehoyada ashyize kera agera mu zabukuru arapfa konka Yehoyada ko yahikira muri bukuru yafa ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Ubu yafire akaba hereze imyaka 130 azirwe bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi bamuzika umutahune ya Dawidi hamwe n'abami hamwe n'abagabe kuko yakoze ibyiza mu Bisirayeli ahubwo ko bakakora birunje muri Isiraheli no ku Mana hamwe n'abaruranga no ku nzu ye hamwe n'ahabekaye. Aha ndashaka ngo muhumve neza aha nyina ngo muhetegereze. Uyu mutambyi Yehoyada uguminyamurwa Yehoyada ntabwo yari umwami akaba atari yo mugabe
mu gihugu umwami yabaga akomeye, omwihanga umugabo akaba ari umuntu mukuru ari umunyacyubahiro, aw'ekitiinisa, aba ku murimo w'Imana wo kuyobora ishyanga, kandi akaba ari umurimo gwa ruhanga go kwebembera ihanga, ku buryo bagiraga n'aho bashyingura abami, hakaba hariho n'ahantu aho babiri bazikaga abagabe, n'aho bashyingura abandi bantu basanzwe. rero naho bari kuzika abantu ababutoshi. Ariko Yehoyada ubwo yapfaga, konka Yehoyada we kuyafire bamuhaye icyubahiro, bakamuha ekitiinisa, bamushyingura mu irimbi ry'abami. bamuzikaho babiri bazika abagabe. Ngo byari bitewe n'iki? Ekyabiresire Ngo yakoze ibyiza ku Mana ye, akakora ibirungi aha ruhanga, ngo yakoze ibyiza mu Isirayeli, yakora n'ibirungi muri Isiraheli, ngo yakoze ibyiza no ku nzu ye. kandi yakora n'ibirungi ahakaye. Bana b'Imana, Abana ba ruhanga, ubukristo bwawe, obukristayo bwawe, igipimo kibupima ekipimiso ekiti bari kupimisa ni mu muryango aho iwanyu, n'umwuka wawe, ni Imana ireba mu mutima, ni ruhango uri kureba mu mutima, ni rubanda bareba ibigaragara, n'abandi bantu bari kureba biri kurebekera amisho, n'umutima wawe ubwawe hamwe n'umutima gwawe gwenka, nawo mukabana utagucira urubanza. n'umutima gwawe muturane gutari kusharira umushango. Ibi bintu ndabisobanura. Biyaza kubishoborera Rubanda abantu bakunda ubaha, nibakunda uri kubahereza, bakunda ubihanganira, nibakunda uri kubagumisiriza, bakunda ubababarira bamuhemukiye, nibakunda uri kubasasira yamara bamushobeze, bakunda ubitangira akabavana mu kaga, nibakunda uri kwehayo akabiho mu kabi. iyo ibyo ubikoze, Ebyo kore kubibakorera bemera ubukristo bwawe kandi mamubanye neza. nibikiriza ubukristayo bwawe muturana kurungi Mu muryango, muri family, bitewe n'uko muhahora kenshi, abo kuba noturamo ubwire buringwa, mubisikana, uri kuraba muntu nawe ari kurabaho, mwisiritanaho kenshi, muri kubakubanaho, haba ibyaha byinshi ni habamo ibi byinshi, kandi buri wese abibona, kandi buri umwe wenda byetegereza, kugira ngo ubukristo bwawe buhatambuke neza, kugira ngo ubukristayo bwawe burabe kurungi muka, wemera abakugerageza, no ikiriza abo bari kugeza, kandi nawe ukemera kugeragezeka, nturakare cyangwa ngo kandi bihindure niwe imico no yawe, ikiriza kugeza ibwa rero imico yawe utagihindura, nawe ukaba ubanye nabo neza, nabo turana nabo kurungi. noneho ahandi ku kazi n'ahandi hose, kandi ahandi aha murimo n'ahandi aho uri kugenda, ubukristo bwawe burasuzumwa. ubukristayo bwawe abantu Uyu nibabushujuma. mugabo Yehoyada rero, ubwo umushyija we Yehoyada ni ukuri yakoze ibyiza ku Mana ireba mu mutima, n'amazima akakora ibirungi aha ruhango uri kuranze mu mu mutima. rwandiko rwa mbere rwa Yohana, umubare yo kubanza yahandikiriye Yohana igice cya 3 umurongo wa 21, eshura ya kashatu mushorongo gwa 21, haranditswe ngo, ahandikiremo hati, bakundwa, abari kukundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, imitima yitiye tatusharire mushango, turatinyuka imbere y'Imana. nitwe twaro mu misho ga ruhanga. Muzasoma urwa mbere rwa Petero, nimujya kushome bara yo kubanza ya Petero, naho ni igice cya 3, naho n'eshure ya kashatu, ni umurongo wa 21, umushorongo gwa 21, haranditswe ngo, nanuba amazi niyakibakiza, ahandikira ati amizi na hati niko gari kubajuna, mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa, uwo mu muringo gw'igishushanyo cyo kubatizibwa, ariko si uko akuraho ico ryo ku mubiri, konka to ko gari kwihaho burafuka bwa mubiri, ahubwo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza. karakamanyisa ko mutima gutari kubashinje Ni ukuvuga ngo, no kugira ngo ubukristo bwawe ubukristayo bwawe n'umutima wawe mu bantu utagucira urubanza, amana umutima gwawe mu bantu gutari kusharira mushango, bitewe n'uko wihanye ku Mana. ahubwo kuba keti isomisho ga Yeremiya ruhanga. 3:13, Yeremiya 3:13, haranditswe ngo, ahandikiremo hati, icyo nshaka kimwe, ekindi kwenda ni kimwe cyonka, nuko wemera ibyaha nuko byawe. yikirize bibi byawe Imbere y'Imana wemeye ibyaha byawe, omisho ga ruhanga kwikirize bibi byawe, urabyihana, wabyetisa, ibyiringiro by'uko ubabariwe amasiko agwo kusasibwa kwawe, bituma umutima wawe utagucira urubanza. nibiretera umutima gwawe gutakusharire kibi, Mu muryango, kibi kibi, mu family, mu bana nta burakari, ni muturana atine kiniga, ijwi ryiza, iraka rirungi, ibyo nabyo bituma bakwemera nk'umukristo. icyo nikiretera abantu bakwikiriza nko mu Kristo. Muri rubanda, mu bantu baburisho urabaha, nobahereza, urabihanganira, ubagumisiriza, urabakorera, nobakorera, urabitangira, noyaha yabwabo, nabo ubukristo bwawe bukabagaragarije. nabo bareba ubukristayo bwabo barebekera. Byanditswe mu migani 19, bihandikira mu mfumu 19, umurongo wa 22, umushorongo gwa 22, ahanditswe ngo, ahandikira hati, ineza y'umuntu uburungi bwo muntu ni imutera gukunda. ubwo buri kumutera bamukunda. Mu gitabo mfite hano, mu kitabo kimwe ecyayinaha cyitwa Testimonies Volume ya 5, Testimonies Volume ya 5, urupapuro rw'ijana 61, urupapuro rw'igana nkaga nemwe, haranditse hati, ahandikiremo hati,
ikigaragaza neza uko imico yacu iteye ekiri kwereka kurunge ingesho zito kuziri si iyobokamana twerekanira ku ruhimbi tubwiriza tevyo byo dine bituri kwereka omumisho g'abantu turimo tubaburira ahubwo ni iyobokamana tugaragariza mu muryango kurekana imico iyo byo bwa ruhanga yituri kwereka muri za family mu maka umugore w'umubwiriza umukazi wo muburizi abana be n'abakozi akoresha iwe mu rugo abana beye n'abakozi bari kumukorera umuko weye nibo ba mbere bazi ukwera kwe n'ubutungane bwe nibo bakubanza bari kumanya kwicirira kweye umugabo mwiza abera urugo rwe umugisha umushije murungi nabereka yeye umugisha maze umugore we abana be n'abakozi hazo mukazi we abana be hamwe n'abakozi bakishimira iyobokamana ye kandi bashemererwa ubukristayo bweye ni ukuvuga ngo icyo ni kitwereka ngo igipimo cy'ubukristo bwawe igipimo icyo bukristayo bwitu ni uburyo ubanye n'ab'umuryango no kuturana na beka zitu uburyo ubanye n'Imana ireba mu mutima no kuturana na ruhanga witora kureba mu uburyo mitima ubanye na rubanda hamwe no kuturana na batahi bitu n'uburyo wemera ibyaha byawe ukihana mu mutima hamwe no kuturkwikiriza ibi byitu tuketa iso mu mutima ibyo bigaragaza ubukristo bwawe ibyo nibyo bikoreka ubukristayo bwitu ngaho umukristo amerate iyo ari mu kazi umukristayo naye kwa tanta yari yamurimo muri Matayo 7:12 muri Matayo mushanju ogwi 12 haranditswe ngo ahandikire hati nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose nawe cyo minkwete ngo abantu babakorere azaba ari byo mubagirira namwe nimwe mbere ko mwabakorera ayo niyo mategeko n'ibyahano ibyo nibyo biragiro n'ibyabana bimwe iyo umukristo yagiye gukora akazi kundi muntu umukristo yaza gukora umurimo go ndije muntu yamuhaye kirakazamuhemba yamuha umurimo ari kwenda kwisha kumushashura amukorera nk'uwikorera namukorera nko ari kwekorera nta mukorera bamuhanze ijiso tari kumukorera bwo kugira ngo bamureba iyo umukristo ari kumuganda umukristo ko ari kuba nakora plani ntabwo kumuganda ibikorwa bya leta ari gukora burungi bwansi aha bikorwa bya government ntabwo akora ari uko umuyobozi amuhanze ijisho gusa tari gukora ngo abo ko mwebembezi arimo namuranzya umukristo akora nk'uko nawe yifuza ko bamukorera umukristo yaho nakora nko nawe ari kwetenga ngo bamukorere muri Tito 2:9 muri Tito eshuri biro mushoro ngo gwamwenda iyo umukristo ari umukozi w'abandi ari umugaragu ari umukozi mu rugo cyangwa ahandi umukristo yari yo mukozi w'abandi ari yo muja ningashi ari gukorera abandi mirimo haranditswe ngo ntabwo akorera ku jisho yandikire ngo utari gukorera abo kugira ngo bari muri bamureba arakora nk'uko yabikora aramutse ari mukwe nakora nko yakubire nakora kwakubira haryo umusiro gwe ntabwo wamutuma guhinga ngo asibe ngo kuko atari mukwe toka mutuma kuhinga ngo azorumbugo agende narosheka ngo ago kwatimweye ntabwo wamutuma kukwikorera ibirayi ngo azane duke kuko atari ibye toka mutuma ngo uzakundetere mondi ngo azaretenche ngo abo kujya ngutizeye ibyo byanditse no mu rwambere rwa Timoteyo icyo bihandikira mu baro yo kubanza ya Timoteyo igice cya 6 here ku murongo wa mbere Timoteyo yo kubanza eshura ya mukaga kutanika mushoro ngo kubanza naranditse ngo handikira hati ngo iyo umukristo ari gukorera nuwo basangiye ubukristo umukristo nakorera owishemwe mugenzi we ntabwo amusuzugura ngo yica akazi yitwaje kubwo basengana nta cyaramutwara takamujoga ngo ahita umurimo ariko cyataho turi kushaba hamwe tine cyarankore umwuka wera umuri mu mutima umuyo uri kwerogo ryo mu mutima gwe ntabwo wabimukundira tigukamwikiriza korecho noneho katurebe umukristo iyo ari mu kugura no kugurisha reka turebe umukristo yaryo muri business mu kugura no kuguza mu migani 20:14 mu mfumu 20 umushoro ngo 14 aranditse ngo ugiye kugura arapfobya ngo urampenze ahandikire ngo uri kuza kugura naguma nagira ngo wansera ngo ariko akagenda yishimira ibyo aguze konka ko ariko kare abiso atareka kujya ngo kanagura nkabamba byinji iyo uvuze ngo urampenze ari ukumurimanganya ngo akunde abikurekere ko rigumana ugira ngo wansera kugira ngo akwe byinji obitware mwatandukana ukavuga uti rwose ndamuhenze pe mucyo cyamara kumurugaho wayikahari ukagira ati namusera munonga urwo rubanza wiciriye uhamanije n'umutima nama wawe ushango go wayesharira hazo umutima gwawe nago kabiranzya nirwo no mwijuru bandika rukazakomaho mwiguru nabone bahandika basyo oyije kubije kuguma ntabwo umukristo ahenda mu kugura no kugurisha umukristo atari kusera yaba nashu ari kuguza ninga shari kugura mu migani 20:10 umumfumu 20 umushoro ngo gwikumi ndetse na 20:23 hamwe na 20 ogwa 23 aho hose haranditse ngo
ngo aho nahandikire hati ngo ibipimisho biciye ukubiri ni ikizira kuwiteka. eminzane tari kushana nekiri kunurwomisho ga ruhanga. Abantu basenga Abantu abari kushaba bijya bitangaza kubona bavuga Imana, necyo kutangaza warani bagamba ruhanga, ari abaririmbyi, hamwe barya beshongozi, ari ababwiriza, abandi n'ababurizi. wajya kureba ugasanga umunzani aranguriraho Ucaza kureba reba umunzano gwari kushopingiraho ni munini, ni muhango, undi agurishirizaho yarawukanze ni mutoya, kandi gwari kugurizaho gwe akaguniga za kilo harwa ibyo munje. Bibiliya iravuze ngo ni ibipimisho biciye ukubiri. Bibiliya yagira ngo ebyo bipimiso n'ibipimiso n'iminzani tari kushana. Muri Mika 6:11 Muri Mika mukago gw11 haranditse hati, handikire hati abafite iminzani ibeshya abine minzane y'abishuba n'uruhago rurimo ibipimisho bihenda, hamwe neshaho ezibatireme byo kupimisa biri kusera, mbese abo bantunganira mbwe neshaho mbabo bakahinduka bahikiriro misho ganje. Imana irahakanye, Ruhanga yayanga, ntabwo abo bayibera abana nyakuri, abo tibakaba abana ba ruhanga, kandi bafite iminzani ibeshya, abo kwa bine minzani eri kubiha n'ibipimisho byabo biciye nebyo ukubiri. kupimisa bitari kushana. Mu gitabo cyitwa Mind, Character and Personality, Mu kitabo eco ekiyatugambira mu Gifaransa n'urupapuro rwa 452 mu French na 452 haranditse hati, ahandikire hati hari amagambo meza avuze ngo, hariho ibigambo birungiye bikugira biti ngo iyo umuntu ari umukristo, umuntu twari ko baryo mu Kristayo, ngo iyo yakoresheje abakozi mu murima we, kwari koze sabakozi omusirigwe, ngo ibihembo bakobokeye ntabwo abirarana atabibahaye. Ebi bakorera takabirana atabashashwiri, kuko ubu dufite abantu abo kuba hati twina abantu akubwira bigeze ku mugoroba wamukoreye, ariko gambira yari abwa yuko mwazyo kandi wasiba muhingire, ati kuri banki bafunze, atari banka bakingire, ati hari akabazo kabaye ndayabuze, atari akazi bakabaho nazibura, kandi waje kumukorera uzanye agafuka urahahira mu ibyo urararira, kandi abo wanoje kumukorera waboresire akasero ninga shakantu ko kutwaramo ibyo rararira. Umukristo nyakuri ntabwo ibyo yabikora. Umukristayo w'amazima takakorecho abana neza n'abandi, naturanaje kurungi n'abandi. iyo atunze amafaranga kwari kuba yine sente omushahuye adakeneye gukoresha ako kanya, ezatari kwetenga kukozesa eshahejo, ayakoresha ariko yagabanganya bene se, nazikozesa ari kuziguza binishe ngo babe barirwanaho, ngo nabo babase kuba nibehwera igihe cyose atari yatangira kuyakorera we umushinga. ubwo atakabwine project yo kukozesa sentezo. Ntabwo umukristo umukristayo yanezezwa no kugwiza amafaranga no kwagura imirima ye, takashemererwa kukanyisa sente omushahu no kugura emisiri myingi, yungukiye mu byago n'ingorane abandi bagize, okugobera omubizibu eby'abandi bibatunga. ukaba uzi ko umuturanyi yarwaye, omanya ngo ni bawa warwire, yajyanye umwana kwa muganga i Kampala, atwire umwana mu irwariro Kampala, ukaba uzi ko bazamuca amafaranga menshi, aza omanya ngo baza kumushaba sente nyingi murago, aho kugira ngo muze mumwegere mu mutwerere, rero aho kugira ngo muyije mu muhike rero mu muguze, ahubwo mugatangira kumubaza niba inzu yazayigurisha ngo muyitware, rero tandika kubuririza enju yananka naenda kugiguza ngo ngigure. ntabwo umukristo yungukira mu byago by'abandi. Umukristo tashemerire kugobera omubizibu by'abandi. Umukristo ibyo agurisha bishyira ku giciro kibikwiye. Umukristo byari kuguza nabitabeye bishemerire, ntabwo yungukira mu bujiji n'intege nke by'abandi, takagobera mu bushemo n'amani make by'abandi. uzi ko umuntu atazi uko ibintu bigura, waba nomanya ngo umuntu tari kumanya ko ikintu kiri kugura, warangiza ukamuhenda uri kuvuga ngo uyu nta makuru afite, rero cyamara ukamusera ngo gutina amahurira gahine, kandi ukaburindire kuzajya mu ijuru, rero katandika kugira ngo nikwenda kuja kuzo mu iguru. Yesu wabigukora weho wanezerwa, ngwe no muntu wakukora siwe ukashemererwa. ngaho Bibiliya yavuze ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira, rero Bibiliya negira ngo ibintu kwenda ngo abantu babakorere aba ari byo mubagirira nawe, bene ko mwabakorera nimwe. uyu mukristo nyakuri ahubwo umukristo turi kuranza w'amazima, iyo afite ibicuruzwa agurisha, kwari kuba yine business ye byari kuguza, bikaba bifite inenge, bikaba bine obusibu, ntabura kubibwira abakiriya be, nabagambira ba customer beye, nubwo byamugusha mu gihombo, nubwo we byakumusharura, ariko adacumuye ku Mana, konka atashishirana mu kamaro. nubwo utangira kubabwira ngo utandiko bagira oti, nubwo muje kugura aya masaka, nubwo mwisha kugura umugusha gwanjogo, araba atarayo kubiba kuko yaramunzwe, tibwo kwimugwe kutaryo ko kwinga gwo
kwaguka mungwa nubwo muje kugura izi nyanya no mwisha kugura nyanyezi zirabishye nimbi muzigure mubizi mubigure muri kubimanya nubwo mushaka kugura iyi myenda no muri kugura bijarebi ubura ntabwo ari cya gitambaro original ati cya tirwa rugoyi orwa original umukristo nyakuri umukristayo w'amazima n'ibyo acuruza bifite inenge n'ibyari kushubura ebyino buzibu arabivuga nabigamba kugira ngo izina rye ritandura kugira ngo izina rye ritasisikara agahemukira Yesu Kristo wamuhaye kumuhagararira mu isi ari Kristo we wamuhire ngo amubere umujurizo munsi nguko umukristo amera mu kugura no mu kugurisha niko umukristo yashemere kubari umukuguza no mu kugura amera te muri rubanda nabaye kwa Sirata umuri batahibe imigani 19:22 emfumi 19:22 ineza y'umuntu nimutera gukundwa uburungi bwo muntu nibwo bukumureta yakundwa abana n'abantu bose amahoro naturana n'abantu bono businge Abafilipi 4:8 Abafilipina ogwa 8 Abafilipi 4:5 Abafilipina ogwa 5 nuko havuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose ntihagira ngo uburungi bwanyu bumanywe n'abantu bona Abaheburayo 12 Abaheburayo 12 umurongo wa 14 umushoro ngo 14 aravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro muturane n'abantu bono businge Abaroma 12 Baroma 12 umurongo wa 17 n'uwa 18 18 aranditse ngo niba bishoboka mu rwanyu ruhande cyane kibasika aharwaje rwanyu mubana amahoro n'abantu bose muture n'abantu bono businge kandi ntimukiture inabi umuntu yabagiriye mutakihuro munte kibi ahubwo kibe kiyabakorire muri rubanda nguko umukristo kwabaho umubatahi niko muntu ashemere kubaho abazasoma igitabo cy'intambara ikomeye abarashome kitare cyo kiyagamba Great Controversy ni urupapuro rwa 616 urupapuro rwa nkaga 16 aranditse ngo twebwe abakristo handikira ngo itwa abakristayo ngo twegereje igihe cy'akaga ngo twahikirira ubunaku bw'akabi kubaza ubuhanuzi bazi ko icyo gihe twagitangiye abari kumanya ubunabi ubwo bwire tukabutandika haranditswe ngo buri mwana w'Imana wese handikira ngo buri mwana wa ruhanga wena azakora igishoboka cyose ngo aje gukora kiri kubasika cyona kugira ngo yemerwe na rubanda ngo kugira ngo abatahi bamwikirize ngo ibyo bizoroshya kandi bigabanye uburibwe bw'akarengane kazatubyukirizwa ngo ibyo bija kwangusya kandi bitucendereze obusharizi ubwo okubona abonetse bwo okurije kutwizira akarengane kazaba kagambire kugwabuza uburenganzira bw'umutima nama mu kwizera okugeza ibwo ko kuri kwenda kutwizira ni kwisha kuba ni kutwihaho kwikiriza ko muntu okuye na ruhanga bana b'Imana abana ba ruhanga umukristo agomba kubana neza n'abandi umukristo yashemere kuturage n'abatahi mu rwambere rwa Petero igice cya 2:11 Petero kubanza ishura ya 2 umushoro mu 11 wababanira neza ucyatura nabo kurungi ngo nibabona imirimo yacu myiza izabatere guhimbaza Imana umunsi wo kugendera barebe mico yayitumira bahimbitse tatitori yo mwiguru turasabwa kugira urugwiro nitushabwa okukundana n'abantu rurangwa n'ibintu bikurikira rero emico yitu ebe erime bintebi urugwiro okwikwa ni imico nengesho ni imiterere no ko kubaho okoko zirwe ituma abantu bose bagushyikira bakakugeraho rero kituma abantu bona batakutina bakwikirire umukristo ntabwo ari wo gutinywa n'abantu umukristo atashemere kuba natinwa abantu nubwo tugira abakristo no butuyina abakristayo ndetse b'abayobozi b'amadini bakomeye nangwa bari n'abembezi b'amakanisa bakomeye bibihangange utanaramutsa bamani munonga bari kutina kuramusi niyo ushaka kuzamubaza ikibazo ucyabona ndakumuza kibuzo ubanza kwa audience ubanza washa borse abo ntabwo ari ibyo tikokwe ahubwo umukristo ni umuntu ushyikirwa n'abantu bose umukristo yashemere kubona ahikwa n'abantu bona ibyo abishobozwa n'impano bita urugwiro ibyo byone cyonco kiri gutuma yabibasa no kwikwa birangwa n'ibi bintu bitandatu rero eshonga mukaga eziri kubyorekwa urugwiro rangwa no guseka ushemere kuba no umwenyaho atari ubushoshwe n'ubujajwa kutaryo kusheka ngo warengesereze kuri kumwenya ukamwenyurira abantu bose ntuhore wijimye kandi uri umwana w'Imana abantu bona utakatura rukushonko nyigire kandi ryo mwana wa ruhanga ubukristo burangwa n'umucyo wo mu maso kandi umukristo yashemerera kuba ayino mushano guhamisha abantu bose bakakubona nuregutsi wawe umwakiro wo mu maso ukaruta w'ibyuri bimuhe abantu bona oraije wawe wamureba kurungi n'ubu watakugira cyo wamuha ashemererwe ibyo mvuze ibyo mbye byari yatugambira guseka n'umucyo wo mu maso okusheka amwe n'umushano go mu misho biranga urugwiro hamwe no korekwa okushemererwa muntu byanditse muri iyo bigice
cya 29 byandikira muri Yobu 29 umurongo wa 24. umurongo wa 24. Ubukristo burangwa no gusangira. Ubukristayo nibworekwa no kurya hamwe. Abantu mubakingurire bazi wanyu barye. Abantu mubigurire bataho wanyu mubagaburire banywe kandi banywereye barare kandi mubarazi musabane kandi muhurire muhikikire nabo. Ubukristo nyakuri ibyo nibyo rukwereka ubukristayo bw'amazima. Muri iyi saha urukundo rumaze gukonja, umunsegi ubukristayo bwabuzire. Umuntu ajya amara umwaka abiwe n'umugore we n'abana be nta wundi winjiyemo. Umuntu namara umwaka we n'abana be no mukazi we hatine muntu we na warabatayaye kandi akavuga ko ari umukristo. Rero atandika kujya mu nazo mwigwe n'umukristayo. Hari imbabare zikeneye kubi wawe kandi hariho abasasira batineho kuba. Hari abashonje bakeneye kubi wawe. Hari habinde injara bari kwetenga ngo baryo wawe. Hari ababuze ihumure mu miryango ibaguye nabi bakeneye kuruhukira iwawe. Hari ababuzirwe okuhumuriza bwo mafamile gabo bari kwena ngo bahumurize bwo wawe. Zakingurire baze barye. Yigure bijo wawe ubagaburire. Ubukristo burangwa no kuganira ibiganiro by'ibyishimo. Ubukristayo nibworekwa no kuganira ibiganiro ibyo kushemererwa. Ibi nabyo biranga urugwiro. Ibi nabyo nibyoreka ukushemererwa. Ibi byombi ibyo byona gusangira no kuganira ibiganiro by'ibyishimo. Okurya hamwe no kuganira ibyo kushemeza. Byanditse muri Nehemiya 8:12. Byandikira muri Nehemiya 8:12. Ariko ikibabaje konka cyo busaza nuko dufite abakristo no kutwina abakristayo n'umugore n'umugabo babana mu nzu no mukazi no mushije bari kutura no mu nzu batakiganira ugasanga bameze nk'umupolisi uri kumwe n'umuntu wakoze icyaha. Osha ngo ni umupolisi arimwe no mu ntoko zirenshobi. Nawe hari igihe amuganiza ngo amenye ibya bimuteye. Nawe umupolisi arubwo ari kuganiza wabo ndoko zirenshobi kugira ngo amenye cyo umugabo ushiririye. Oshango mushije wenda akaba kurakara. Ugasanga n'umugore kuri uyu munwa n'izuru ryazamutse. Umukazi ari kunyiga akakurura munwa. Ugasanga n'umwana wazamuye induga imbere y'abavyeyi. Oshango mwana arimo natera akatima nanyegeza amabego mishoga bazire. Iyo ufite urugwiro konka wawe yine urugwiro ukaganira n'abantu no kushemererwa abantu nibijo wawe muganira. Urugwiro rurangwa no guhatira abandi byiza. Okwikibwa ni kutuma wajyama abandi birungi. Guhatira abandi ibyiza. Okujyama abandi birungi. Muri tangira igice cya 19 kutandika ishure y'19 umurongo n'uwa 3 umushororongo ogwa 3 ubwo bamarayika bari bageze Sodomu bagiye kwa abamarayika bamarayika Sodomu bari kuza kwerekereza. Loti yarababwiye ati bantumwe ni muze yabagira ati mwijo wanje muhumure baranga abamarayika bayanga. Ariko umurongo wa 3 uravuze ngo umushororongo gwa 3 gwatugira arabahata bajiwe yabagema baza weye binjira mu nzu ye bataho mu nzu ye abatekera ibyo kurya yabatekera ibyo kurya yotsa imitsima idasembuye bararya kandi yateka imigati 3 bisibwe barya. Abantu bamenyereye kubana n'ababi abantu bamanyirire kuturana n'abantu babi batazi ko hari umuntu mwiza namba batari kumanya ngo hino muntu ryo munsorimo. Iyo mubwiye ngo ngwino urye ko kumugira ngo isha turi yamwe ngwino urare isho raro witse agira ngo uri kumubeshya umeze nk'abandi nagira ngo muno mubihani wori nk'ababandi uzamuhate uyishe kumujema uzamukarabye kandi umunabise kandi azarya kandi naisha kurya kandi anezerwe kandi ashemererwe. Ubukristo bwuzuye urugwiro. Ubukristayo bwo kushemererwa abantu barasangira abantu nibarya hamwe. Ubukristo burangwa no kwitangira abandi. Ubukristayo nibworeka okwe hayabwa abandi. Ibyo muzabisoma mu itangira 24 ni mwisha kubishoma mu gitabo cyo kutandika 2 tubwira igitekerezo cy'umukobwa witwa Rebeka. Ni atugambira ikitekateko cyo mwisho bari kwita Rebeka. Uwo yabaye muka Isaka. Rebeka akabaho umukazi wa Isaka. Ariko ubwo umusaza witwa Eliyezeri yari yatangiye urugendo aje iwabo. Eliyezeri ubu yabenagenda ari kuza kusigura. Yasanze iyo nkumi nziza ku mugezi. Akashango mwisho gwe Rebeka hamugera. Inkumi itari iri kumukekamo ko yenda aje kuyirambagiza kuko yari igisaza. Ogo muhara taratekateke ngo umuguru usayizire kunsigura. Arangije aramubwira ngo wampa amazi. Yamugira ngo utompa amazi go kunywa. Yari umukobwa wo mu bami. Akaba aryo umuharo wo mu bagaye. Kuko nubwo yajyaga ku mugezi. Konka nawe yabagira kutaha amazi. Ariko yari afite n'abagaragu. Konka akaba yine n'abaja bamushye rero. Akabagumire. Uwo mukobwa ngo yururutse ikibindi. Ogo muhara akihaho ekisisi. Ngo aragitenga amatira ku bibero bye. Yacikwatirira abibero bye. Arahenge ko umusaza anywa amazi. Aza ngo yacengeka yaho umuguru soko yanywa. Uko umusaza yanywaga amazi. Umuguru soko ko yabenanya amazi. Rebeka yari ari kureba ukuntu ingamiya ze zishonje. Rebeka kana areba uko ingamiya ze zishwe n'inyota. Ziniriho. Kandi zari 10 kandi ngamiya zo zikaziri uko abazi ngamiya inywa amazi menshi cyane ariko mu ngamiya nenywa mizi Rebeka razidahirira nazo zireguka. Rebeka yazihaya nazo zanywa. Anabwira uwo musaza ati ndiko n'uruwakure yagambira umuguru soko ryo wahari ni wacaho gucumbika harahari witwaraho buraro kandi nibyo kujya byiza ingamiya birahari kandi nibyo kujya byo kengamiya zawe abajyaniwe yabatwara ntacyo yamucagaho tine kiyabire namumanyo yari umusaza udakuruye inkumi kandi akaba
ariyo mugurusi utari kubasa no kumutasa aramwitangira yayiha yabweye. ibyo biranga urugwiro. Ibyo nibyoreka gukunda. Umuntu ntakaburare muturanye, umuntu atarisha kurara kwe muturine, ntakambara ubusa wambaye, atakisha kujwara busha kandi wenyine bijaro, ntakaje ku bitaro ngo uceceke, atarisha kuzo wirwariro hazo kanga kuza kumureba, ukamenye ko yarwaye ngo uhinge mu kwawe usige mukwe, utarimanya ngo akarwara yaza wirwariro hazi uhingo wawe we arazi. Ibyo nibyo biranga ubukristo nyakuri. Icyo nicyo reko ubukristo bw'amazima, ngo ko umukristo abana n'abandi, uko niko umukristo yishimira kuturana n'abandi. Ibyo nibyo bituma tuba umucyo n'umunyu w'isi. Icyo nicyo kiri kutureta twabo mushana n'umunyu gwese. Umuntu nk'uwo ni ukenewe. Umuntu ogwe umukristo we rwetengwa. Isi iramushonje, ensi eyinenjara niriho ryogwe, nkuko byanditse muri Mika 7 yereka umurongo wa 2 muri Mika mushanje go kubanza. Babaye Imana bashize mu isi, abari kutina ruhanga bahwiro munsi. Ngaho bana b'Imana tuvuga ko turi abakristo, rero bana ba ruhanga bari kugira ngo turyaho kristo. Ni mureke tubane n'abandi neza, reka turane n'abandi kurunji. Imana ibiduhe, reka ruhanga bituhe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kumenya ubutumwa buheruka, ari kwikibabaje umuremyi wacu, nuko twabwigunganye mu mitima. Bwira abandi Yesu bamenye ubutumwa, bahungura Satani, genda vuba ubaburire, uhura n'inshuti mudaherukanye, mukavuga byinshi by'ubu buzima, ariko Satani